first of all, it was a surprise. It has been prepared by mbere na mbere kwari ugutungurwa gukomeye cyane nari nateguriwe na famiye nini yanjye cyane until ntibigeze babimbwira kugeza ubwo nagezeho bavumbura navumbuye aho umwe mukuru muri bo by mistake yacitswe aravuga ati said ese hari uguserebura isabukuru ya Tito. I had it, but then when I went home, I started recalling. Iyo natahaga nkigera mu rugo nabonaga buri umwe wese ari mu turimo n'utundi nkabona bari kunyuranyuranamo ariko simenye ibiri kujya. Towards the end, I asked one of my children and byaje kugeraho maze umwe mu bana banjye w'umukobwa witwa Sylvie ese ibiki muri kuba muri kunegurira ko ndi kubona ntazi ukuntu bimeze. Byumvikana yarasetse. Icyo gihe yari imbere yaho umunsi umwe bari kubitegura babinegurira ndetse banategura muri Serena. But I didn't know how much, didn't know how many people would be there. I didn't know the people that were invited. I was wasting some of the colleagues that are working with me. Hagati aho nari natumiwe na bamwe mu dukorana banumiye ko naza kubasanga hariya kuri Serena. Nkihagera nahasanze umutekano ukomeye cyane. Nibaza nti byashoboka ko na perezida ashobora kuba ari ahangaha. hari hakajwe umutekano mu by'ukuri ariko sinigeze mbigira ibintu bikomeye cyane kuko nibazaga yuko perezida nta kabuza ari aho ngaho kuri hoteli yegeranye na Serena niyo turimo. Ngira ngo urabizi yuko Marriott nayo yegeranye na Serena. Nafashe ibyicaro ndicara negera ameza twari turiho turi abantu bane bari badateguriye turi abantu bane gusa twari twahicaye turi babiri. Ndebye hirya mbona za ntebe zindi ebyiri zisigaye nta muntu uzicayeho. Baza ni kuki hari intebe ebyiri ziticayeho n'abantu umeze nibaza ni ese ni kuki ngibi bateguriye hano ngaha muri ino nzu turimo ariko nkagumya. Then I had surprise kubica amazi simbyiteho cyane. Hashize umwanya naje gutunga mbona madamu nyakubahwa perezida wa repubulika araje. Narahagurutse ndamusuhuza ibyicaro nawe aricara ndangije ndamubwira nti ntabwo nari nzi yuko bose wantungura ngusi ese byagenze bite ko muje ti ariko hashize umwanya ndebye nanone none indi ntebe iriho nta muntu wicaye. Ndamazana ise ninde ugiye kuza ati ntago nzi umuntu ugiye kuza ati ntabyo nzi. Gusa icyo gihe navuze ni kubiri kose n'abana bamutumiye n'umwana ushobora hashize iminota 10 perezida araje barahagurutse bagiye gusuhuza mba ndatunguwe cyane bitabaho rwose. Then I sent a message nanjye narahagurutse ndamusuhuza ariko nyuma maze kwicara nafashe telefone yanjye nohereza ubutumwa bugufi baza ni ese ninde ni ese ninde watumiye uno muryango wa mbere rwose uno muryango nkunda wa mbere. Bahita bambwira bati igitekerezo cyavuye mu mwana wawe uba muri Canada ati niho cyaturutse kugira ngo atumire iyo famiye ya mbere. Of course when they went on giving words and so on, twakomeje kugenda tuganira ndabwira perezida ntabwo nenzi yuko muri buze rwose. Nabajije na madamu arambwira ati ntago nzi niba uri buze ati ntago nzi bijya mbere. Mu by'ukuri ibyo yatangaje mu mbwirwaruhame ye byari bikomeye cyane byari ibintu byiza cyane kuko yavuze ati this one is enough. I don't want to commit other mistakes so that it can be changed.
anyway birahagije ntabwo nashinze amakosa nagira urumva twakomeje kwisekera rwose twakomeje guseka bigeraho nanjye ndahaguruka ndavuga nti mfite umukobwa witwa Marie Jose mbere na mbere niwe watumiye ino famiye rwose nziza mureba hano. The biggest surprise that I have is from her. Ibyishimo mubona mfite biri guturuka kuri we rwose kuba yarabatumiye iby'agaciro kuko njyewe ntabwo nari kuba narabikoze pe kuko turabizi perezida afite ibyo gukora byinshi cyane rwose nkaba nibwira yuko atari bubashe kuba yaza mu by'isabukuru yanjye y'amavuko nkongera nkanibwira yuko bitari ibintu by'ingenzi yakaba yakajemo ikindi turi miliyoni nyinshi z'abaturage benshi cyane pe tugira ibyo birori nk'ibi ngibi twifuza kuba twakamutumiyemo ariko ntabwo yabona uburyo ki abizamo twese bahaze ibyifuzo byacu iyo ngiyo ikaba impamvu yuko ntari kwerwa rwose mutumira kuko nzi ko nta mwanya yari kuba yakabonye kugira ngo ahagere ndetse turi n'abaturage benshi cyane ibyo ntabwo yabivamo rwose ndababwira nti ariko murabona yuko rwose yaje kubw'abana banjye bamutumiye iby'agaciro ndishimye cyane rwose niyo mpamvu nishimye naragurutse mpobera umwe muri bari aho ngaho bagizemo uruhare mu gutumira rwose mushimira nawe mwakoze cyane gutumira umukuru w'igihugu pe ari umuvandimwe wanjye naramuhagurukije ndababwira nti ngwino usuhuze rwose umukuru w'igihugu ni wowe wabigizemo uruhare kugira ngo aze nawe wabigizemo uruhare rwose ni umusuhuze rwose kuko ni imwe muri famiye mfite ndetse nkunda kandi nkanayubaha cyane uko byagenda kose ni perezida rwose ndetse turanaziranye kuko ari n'umuperezida mwiza rwose noneho ikirenze kuba yaza muri aniveriseri yawe isabukuru nziza cyane biba ari isabukuru nziza cyane rwose kumugira isabukuru yawe niyo mpamvu uvuga yuko ibi ngibi ari byo byishimo byanjye bya mbere ngize pe yuko ubwo natekerezaga ko bizaba ari ibyishimo igihe twari tugiye gufata Kigali twari tugiye gufata Kigali tugeze mu murwa mukuru rwagati tukigerayo dusanga hari kubera jenoside dusanga babaye intandaro y'umukobara bitewe na jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe abandi bihishe mu rusenge hejuru mu nzu bagerageza kwihisha kugira ngo bataza gutakaza ubuzima bwabo ariko ntabwo nigeze nishima nk'uko nari nabiteguye rero kuko nari nabiteguye kubohora u Rwanda uyu munsi nibwo nishimye cyane pe nibwo nishimye cyane rwose ibyo byishimo mbonye nk'ibyo nari narifuje nzagira tubohoye igihugu tubonye ubwigenge ngayo nguko rero ngayo nguko wabyumvishe yuko musaza Tito Rutaremara yishimye cyane ngo kuva yabaho mu buzima bwe aho yizihizaga isabukuru y'imyaka 80 y'amavuko amaze ku isi aho ibi birori byabereye muri Kigali Serena Hotel hari ku mugoroba wo kuri 23 z'ukwezi kwa 11 ngayo nguko rero musaza rwose gize gutya atungurwa na Excellence Perezida Paul Kagame ndetse na madamu we Jeannette Kagame ngo bamutunguraga rwose bifatanya nawe mu kwizihiza sabukuru y'imyaka 80 y'amavuko yiwe. Umusaza rwose akaba ari intangarugero mu mirimo
mu kubaka igihugu ndetse no kugikorera. N'urugero rwiza kuri twebwe bakiri batoya ndetse no kubazadukomokaho ndetse no kubifuza kubona u Rwanda igihugu cyacu gitera imbere ndetse kikaba icyogere mu mahanga yose. Ndagushimiye cyane rero uwo wakomeje kunega amatwi ku muyoboro wa YouTube ya Mkwizi Entertainment Group. Kora subscribe tuje tubasha no kubana mu bindi biganiro.